turakwitabye karame Nyagasani kuko udukunda byahebuje. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Nyagasani aradukunda, atugira neza buri munsi. Niyo mpamvu natwe twongera kugaruka kuri buri munsi kugira ngo tubwire Nyagasani ko adukunda, twongere twakire impuhwe ze, twakire inema y'Imana, twakire gushaka kw'Imana buri munsi. Muri aka kanya tuje gusoza ikiganiro cyacu tumazemo iminsi cyitwa uburyo washyira umutima ku bintu maze ukabikora neza bikagenda neza. Ikiganiro cyagizwe n'ibice bitatu. Ubwa mbere twakomeje kubona uburyo umuntu wese uri kure y'Imana uburyo abangamiwe, uburyo umuntu urangaye nta kintu ageraho gihamye. Ubwa kabiri twaje kongera kubona ko ari indwara yo kurangara, bisaba ko tuzayivuza kuko iraturembeje. Kandi twagiye tubona ko twese abenshi tuba turangaye, gusa no kumenya ngo hajya ndangariye iki. Rero aho kurangara kujya dukoresha ngo turarangara, ahubwo turangamire Kristo. Bityo umuntu wese ushyize umutima ku kintu agikora neza, kikagenda neza kandi akabaho neza. Icyaduha Imana tukajya turangariye Imana. Akenshi usanga turi mu byacu, akenshi usanga turi kure, akenshi usanga Imana itongera gutubona kuko twarayihunze. Icyo nicyo tuburangare, kujya kure y'Imana. Nyuma yo kubona ko iyo ndwara irembeje, ndagusaba ko no munsi noneho tuje gushaka umuti. Washize twabonye ko iyo ndwara irembeje abantu, ituma abantu badakora imirimo ko bikwiye, ituma abantu bajya kure y'Imana. Rero niba nshaka kugumana n'Imana, reka mpamye amaso ku Mana, ngumane n'Imana. Iki kiganiro rero twateguriwe kiraza kwitwa umuti w'uburangare, umuti wo kuguma hamwe, kubisha umutima hamwe, umuti wo gutsinda uburangare. Mbere yuko ngiye kubabwira ingingo ziza kudufasha gufata uyu muti neza, reka tubanze twakira ijambo ry'Imana dusanga mu Ivanjili ya Matayo umutwe wa 6 umurongo wa 5 kugeza ku wa 7. Igihe musenga ntimukagenze nk'iriya zikunda gusenga zihagaze mu masenye no mu mayira abiri ngo zibonwe n'abantu. Ndababwira ukuri, babashyikiriye ingorano yabo. Nawe nushaka gusenga, ujye winjira mu nzu yawe, ukinge, maze usenge isura hatagaragara, maze usumenye ibyihishe azabikwiture. Igihe musenga ntimugasukiranye amagambo nk'abatazi Imana, bibwira ko amagambo menshi aretuma bumva neza. Ntimukagenze nkabo, kuko so azi neza icyo mukeneye na mbere yuko mukimusaba. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Turavuga ku miti 3 iza kugufasha kuguma hamwe. Mbere yuko nkwibutse uwo muti uzakuranga, reka nanjye nkwibutse ibyiza byo gutarangara. Bavuga ko umuntu ufite concentration, umuntu ushize umutima ku bintu, ngo ntarambirwa, yumvikane ntarangara, ntiyinuba, ntiyicuza, ngo be yakwicuza ati nataye. Ubwo igihe cyose nyine agikoresha neza, ibintu byose akabishyiraho umutima, bigatuma buri kintu cyose agiyemo agira ati agikunda, bigatuma ikintu cyose agiye gukora yumva kiryoshye, bigatuma ikintu cyose agiye gukora agishyizeho umutima, bikaza gutuma atarambirwa, ntananirwe, ntarangare nyine, mbese ntazigera yicuza, ukumva ibintu ari byiza. Kubera iki? Kuko nyine wagumishije umutima hamwe. Reka rero turebe ab'indwara yibasiye, wowe nanjye turimo, maze turebe uburyo koko twayigobotora. Dore ko turi mu gihe cy'igisibo, cyo dushaka no kusenga neza, umutima tukawumisha ku Mana. Icya mbere nk'umuti, umuti bita uburyohe. Umubyeyi yigeze abwira umukobwa we wari ugiye gushyingirwa, aramubwira ati mwana wanjye, igihe cyose uzategura amafunguro, ujye uzirikana iki kintu gikurikira. Nutegura ibishyimbo, nutegura ibirayi, ibijumba, umuceri, ubugari, inyama, imboga n'ibindi byinshi n'ubwoko bwinshi bw'ibyo biryo, reka nkubwire mwana wanjye itegeko uzakurikiza. Uzakore ku buryo buri bwoko bw'ibiryo buba buryoshye ku rwego rwabwo, ku buryo ushobora kuburya bwonyine. Byumvikana niba utetse ibisorori nka 6, ujye ukora ku buryo buri bwoko uwaburyaho ashobora kuburya bwonyine kandi akishima. Ugateka ibijumba bikaryoha pe, ku buryo biriya avuga ati nta kintu ongera kurya. Uwageze ku nyama, uwageze ku bishyimbo akabirya neza, akaba yanabirangiza nta kindi afashe. Uwageze ku mboga bityo, nuza kugira ngo kaboga nyine nawe yumvikane hari uwahera ngo kaboga akaza gucura abandi,
akaba mugani wa mubyeyi wabwiye abantu ati niba ibishyimbo niyo muvuga ko ibishyimbo n'inyama ari kimwe nimujya munzanira izo nyama mwifatira ibishyimbo byanyu. Nuko rero inkuru umwana isubira inyuma, wa mwana koko bishoboke ko yagiye mu rugo akajya ateka uturyo turyoshye, buri kintu cyose utetse kikaryoha. Na nicyo bita ensemble et c'est parti, buri parti yose buri gice cyose kikaba kiryoshye. Nicyo noneho bizarangira bya bintu byose muri rusange bigeze gute biryoshye, buri kintu kikaba kiryoshye. Ndabivugira cyane cyane, reka dufate urugero cyane cyane ku ishapure yose ngiye. Uzi ko ino shapure utitonze yabiha, ariko uramutse ugiye ku isaro rimwe ugakora ku buryo riryoha, ugakora ku buryo uvuga ndakuramutsa Mariya neza, ukongera ukavuga indi neza, uzi ko byose birangira ibaye nziza. Ariko reka nkubwire ikindi, uramutse uvuze iyi nabi iyi kaza kuryoha, nawe urumva ko biza gusoza ari melange, ari imvange utaza kumenya se biraryoshye cyangwa birabishye. Bigusaba rero kuba maso wa mubyeyi we, ndakuramutsa Mariya rero ukayivuga neza, niya kabiri ukayivuga neza. Birumvikana nawe niba uzi imibare uraza gusoza zose zageze gute, zose zabaye nziza, uzi ko uzarangiza uryohewe. Nta kintu kibiha nkuko wavuga ndakuramutsa Mariya ukavuga ishapure yose, ariko ukaza gusoza umva akahana umubyeyi, ukaza gusoza wabihiye. Kubera iki? Kuko nyine c'est parti, bya bice byari bigize bya masaro ntabwo nyine wari uhari, ushobora kuba wavuze rimwe ukitarukira. Rero ntuzarenganya abantu ngo wabihiwe ngo ishapure irabishye, oya ahubwo ni wowe ubishye. Ntukavuge ngo ishapure nta kigenda, ahubwo niwe nta kigenda. Gusaba rero guhozaho umutima buri saro rimwe, irya mbere irya kabiri irya gatatu irya kane irya gatanu ryari riryoshye. Ngo kuko ibiryo byose nuteka ibiryo byose, nuteka ibiryo byinshi ujye ukora ku buryo buri bwoko bwa buri biryo uba buryoshye ukwabwo. Mubyeyi urabyumvise? N'igihe ugiye mu mirimo ari myinshi ujye ukora ku buryo buri murimo uzaba unoze uryoshye. Umuvandimwe yigeze amwira abonye indirimbo twarimo tuganiraho, arabwira ati ujye ukora ku buryo buri porte musicale ibiryoshye, ujye ukora ku buryo buri mesure ibiryoshye, ujye ukora ku buryo buri gace kose buri jambo ryose riba riryoshye. Noneho indirimbo yose nyine bikaza kurangira igize gute iryoshye. Nawe igihe cyose ujye gukora umurimo ujye ushyira buri munota ku mutima, ujye ushyira buri kantu kose k'umutima, bizarangira uryoshye, ubuzima buryoshye. Ngo uburyohe wa mubyeyi we, icya mbere ni uburyohe, kwishakamo uburyohe. Banavuga ngo uburyohe ntago buba inyuma, ntago ari abantu bazaguha uburyohe, ahubwo uburyohe buba imbere, ndetse n'ububihe buba imbere. Niba ushaka ko abantu babiri bazakuryohereza ntabyo uzabona imbere, uzishakemo uburyohe. Ngo uburyohe bwa buri saro, uburyohe bwa buri sengesho, ikintu cyose ugezeho ujye ukora ku buryo kiryoha, ukiveho kiryoshye, ukore ku buryo nyine utaza kurambirwa. Ngo umuti wa mbere w'uburangare, ukora ku buryo ibintu byose bizajya bikuryohera. Yumvika niba ari bibi, nyaboneka usigeho, kuko ikibi gihora ari kibi. Nta giti cyiza cyera imbuto mbi, nta n'igiti kibi cyera imbuto nziza. Iryo tegeko ni Yezu warishyizeho, ntabwo ari jyewe. Hagati aho rero mwifuje kuryoherwa, uwo ni umuti wa mbere, umuti w'uburyohe. Mujye ufite uburyohe aho uri hakaba hari uburyohe. Umuti wa kabiri ni umuti bita mu Gifaransa être génie, kuba umugeni, kuba un génie. Iyo ngo abafilozofe, abantu batekereza cyane, batanze igisobanuro cyo kuba umugeni, wa muntu utekereza, wa muntu w'umuhanga, w'umunyabwenge ukomeye, baravuga bati un génie c'est la puissance d'attention poussée à l'extrême. Nubwo bubasha bw'uko kutarangara, bw'uko kuba maso, bw'uko gushyiraho umutima w'ibintu mpakugeze aho birangiriye. Rero nanjye nawe twongere dutekereze umutima wacu aho uri. Ese ujya ku bintu mpaka ko kubigezeho mpaka birangiye? Banavuga ko kugira ngo ikintu kikuryohere ni ukugikora kugeza igihe kirangiriye. Iyo ukoze ibintu ukabikora ucagase, bisoza nyine utabirangije. Uzasanga bamwe ateje nzaba nkora ibi ngibi, ukabikora ntibirangire. Ujye ukora ku buryo umurimo wose urangiza. Icyo nicyo kizaguha guhirwa, icyo nicyo kizakuryoherwa, icyo nicyo kizakurinda uburakare. Naho nukora kino ati ugasimbuka ukajya mu kindi, ukongera ukajya mu kindi, bizarangira nanjye kuvuga ubaye nka gasimba bita gacurama, ariko simbivuze nabyo byaba. Ntumenye aho uri, ntumenye ibyo ukurikiye, ntumenye abo ukurikiye.
tekereza umuntu aravuze uramukurikiye, umuntu ati ngwino ukurikira ukaza, abantu bose ugakurikira. Icyo nicyo bita la naïveté, kumva ibintu byose wabikora, ibintu byose ndiyo bwana. Oya, biragusaba kugira icyo urangiza kugeza ku musozo. Ibyo ugiye gukora byose bikagera ku musozo, icyo bizaguha kuryoherwa, kuko bizatuma uvuga uti ibi sindabirangiza, reka mbikore bive mu nzira bigeze ku musozo. Iki nicyo kitwisha cyane cyane abayobozi, ahubwo umuntu uti nzahaba nkurebera, ejo nibwo nzareba, yewe genda ejo uzagaruke. Umuntu agahera mu maguru, kandi uri umuyobozi, uri umutegetsi, ukazasanga bene ngofero abuzukuru ba Rushati barahereye mu maguru, baza kutureba aho turi ntibatubone. Kubera iki? Guhora uvuga uti ejo nzabikora, n'ejo n'umunsi. Aho ngaho ni uko udashyiraho umutima ho ibintu, umutima ho uri kure urarangaye. Ushyira umutima ho ibintu rero biragusaba gukurikirana icyo kintu mpaka ugisoje kugera ku musozo. Icyo nicyo bita umuhanga, umujeni, umunyabwenge. Icya gatatu nk'umuti w'uburangare ni ikintu kijyanye n'ubusabanira koko, l'attention et la piété. Ku mutima wawe werekeza no ku busabanira nta kindi wa mubyeyi we, ni uguhora wiyibutsa ko Imana ihari. Pour se rappeler la présence de Dieu, guhora wiyibutsa ko Imana ihari. Imana irahari, ni ukugakora imyitozo ikwibutsa ko Imana ihari. Iyo ni isengesho, kuvuga Imana, mbese ukaba uri mu murongo w'Imana buri gihe. Ibyo bikurinda kurangara pe. Nuko mu ijambo rimwe guhora urangamiye Imana. Icyo nicyo bita gushyira umutima ho ibintu, kuko umutima wacu nyine naho duhurira n'Imana. Bishatse kuvuga niba koko ndi guhura n'Imana, umutima wanjye uri guhura n'Imana, ubwo ngubwo ntago ndangaye. Icyo nicyo gisubizo cy'ukuri, uwo niwo muti w'ukuri, uhorana n'Imana, ukakuriya Bikira Mariya ahorana n'Imana. Nuko ibintu byose ukoze ukavuga ati hanjye ubu ndi kumwe n'Imana. Ibi bintu koko Imana iramutse ibibonye gutya, aho ntiyakwifata kwitama. Nuko rero ari ibitekerezo byawe buri gihe ugahora ukora ku buryo bihama ku Mana. Waba ugiye ugatekereza, wabona ibitekerezo byawe biri gushaka kugusha habi, ukongera ukagaruka vuba bwangu. Ibitekerezo ntabwo ari byo, ugahita ubigarura hehe? Ku Mana. No mu magambo nabyo nuko, wabona ukavuga, wabona ko bidakwiriye n'Imana, ukavuga uti uyu muntu uri kubeshya, ugakubita no ku munwa kugira ngo ntukajye ubeshya. Bityo imvugo yawe ikaba ari y'Imana koko. Ijambo ryiza ni murumuna w'Imana, hanyuma n'ibikorwa byawe bikaba ari biganisha ku Mana. Buri muntu ushyize umutima ku bintu akorana n'Imana nyine, akora ibintu byiza. Buri gihe ikizakubwira ko umutima wawe uri hamwe, uri ku bintu, uko uzaba uri gukora neza buri gihe cyose. Icyo nicyo bita n'isengesho. Isengesho ntabwo ari kuvuga ndakuramutsa Mariya gusa, ndaho uri mu ijuru, kubaha Imana Data n'andi masengesho yose twagiye dufata mu mutwe. Ahubwo isengesho igihe cyose dukora neza, turi gukora imirimo yacu neza, turi kuza neza inshingano zacu, burya tuba turi gusenga. Nkwifurije rero kuba maso igihe cyose, uyu muti uwufate, uburyohe, ibintu bigere ku musozo, uhorane n'Imana buri munsi. Nk'uko muganga yandikira umurwayi imiti, ibinini, nawe iyo miti arayikwandikiye. Ibinini 3 mu gitondo, navuga kurwanya ububihe ndetse no gusoza neza inshingano zawe ndetse no kugumana n'Imana. 3 mu gitondo, 3 saa sita, na 3 ku mugoroba. Ubundi nkwifurije amahirwe guhorana n'Imana no kugumana n'Imana buri munsi. Urakire rero, uzakirire muri Nyagasani, ugumane na Nyagasani ubuzima bwawe bwose, kandi uhorane n'Imana. Aho ntagejeje mu gusobanura ni intege za muntu, simplement ce que je suis, hari aho ntagera. Niyo mpamvu dukenera ubushobozi bw'Imana kugira ngo dushoboze, dukomeze tugumane n'Imana. Uyu murongo wacu buri munsi, buri wese awugumeho, tugumane n'Imana. Uze kwisuzuma niba wariyandikishije, ujye uhora wiyandikisha. Buri kiganiro cyose wumvise ujye ubanza wiyandikishe, urebe ko wiyandikishije, kugira ngo buri munsi ujye wakira ineza y'Imana, ijambo ry'Imana buri munsi. Komeje kuyifuriza ibihe byiza, Nyagasani akomeze abarinde, unsabire nanjye ngusabire buri munsi. Mbese Imana ibahe umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masomo Gisibasi wa Diyosezi ya Cyangugu.